ariko ugasanga umuntu yagiye yifatira abaturage. Hari ahantu runaka nashatse kuvuga, umuntu yasuye undi basengana, aramusura mu idini rimwe, amarije kumusura ngo amushyire ifi, bari inshuti ari ibinywanye banasengana. N'uburangwa hari ukuntu akantu k'akarozi ukaraza inyuma y'inzu mbeho ukazinduka kazanye uruhombo. Izo ni principe, akubira ibintu bishobora kuba ari byo. Ntuzakeka ko ikintu bakiroze. None se reba ifi wayiraje mu nzu isipokeye imeze neza, ni gute yarara hanze noneho irimo fresheri z'akayaga n'iki bugacya yazanye uruhombo? Nacoye hafi arangije ati ndashima Imana ko uyu mugore mureba uyu imbere y'abantu ese iki uyu muramubona haguruka pepera amateraniro. Yumva ni ibintu bisanzwe, agiye gushima Imana ati ndashima Imana ko yansuye. Ndambwira imbere y'abantu iteraniro kuroze ryari nakuroze ryari hey byagenze gute wamaye ifiri mfite ibimenyetso narayifotoye zani iyo foto mu rusengero kugira ngo ngiye gukuramo smartphone dusanga ifotoje gatushe. Ifu ubwayo ntigaragara n'ijisho ryayo ntirigaragara. Twongeye gusuhuza ukurikiye Daily Deets Official. Original kabisa. Peace and love. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe aho uri hose mu nce zose z'igihugu. Hari umuhungu ejo nampamagaye muri Nyaruguru, arambwira ati ariko sha abirameze neza. Nyaruguru? Muri Nyaruguru Brisirye. Yarambwira ati rwose abiri turayareba. Ndavuga ati kabisa komeza uyereke n'abandi kuko abantu bibwira ko atari. Sinakubwiye wo mu Budage? None se gift is a gift. Sweden. Black one. Norway. Yes. Mukomeze mukunda abiri. Abiri ni meza n'abamama ubwabo barabuze ati abiri wayareba uryamye nako wayumva uryamye, abiri no kuyareba ariko wayumva utetse, abiri wayumva uri mu kazi washyizemo ekuteri, wayumva utwaye imodoka mu ka bluetooth. Uri kumva nyine ibiganiro byacu tugenda tunyuzamo ahantu hose. Ariko uno munsi ngenda shimira diaspora n'abamama, shimira Abanyarwanda, shimira Abarundi. Ejo umuvandimwe w'umushinga nahe anyarikire dukomera mugabo nikomera cyane no mu Burundi turabakunda. Ni naragukunze ati ndumva nzaguha impano y'amamesa. Se nyamaze iki? Nibuka igihe kondo wa kera nibuka igihe naririye amamesa. Base wari yamesa naririye Jenje baravuga ngo amamesa y'Amarundi n'abaryoshye cyane nkuko bavuga indagara zabo zubu. Urumva amamesa n'ibirayi. Ibirayi byaho ibirayi byo Rwanda. Ni amamesa n'ibirayi. Asa umuntu atarabiriye niba abana bejo wundi. Iyo yabaye popira. Aho igenda ivaho. Asa n'ibyabaga biryoshye. Sinabiriye cyane. Naye sinabiriye cyane ariko inshuro imwe nabiriye. Ako nje numvaga ntacyo bitwaye. Byari biryoshye. Umuvandimwe ati nzagwa amamesa n'isuri ati ndica ibitoke. Chibitoki ndasi cyane. Ntagira. Nanone nekereje amamesa. Ubundi ngo bwaradufungiye. Netubigaruka uno munsi rero. Uno munsi nahije ndatekereza. Biha umwanya. Hari ukuntu buriya mu madini n'amatorero haba harimo abantu b'abarozi. Mu busanzwe bahari ariko bari guhishwa. Ariko buriya abarozi n'ubundi babazwe ko ari abarozi. Ariko ugasanga umuntu yagiye yifatira
abaturage hari ahantu runaka nashatse kuvuga umuntu yasuye undi basengana aramusura ni idini rimwe amarije kumusura ngo amushyire ifi bari inshuti ariko ari inshuti ari ibinywanye banasengana muri ihe torero turivuga ni mu itorero irihe nyine runaka ni mu itorero runaka arangije ati fata ifi nawe kubona agafi akaba mu cyaro mu mujyi ni mu mujyi bibaho ni mu cyaro amuzanira ifi amajije kumuzanira ifi undi nawe arayinyorosheje ntabwo yayiriye ntabwo yayiriye ahubwo kwa kuntu baba banakekana ariko uyu muntu nguriye ifi akayinzanira iyi fi ni shyashya none burangwa hari ukuntu akantu k'akarozi ukaraza inyuma y'inzu mbeho ukazinduka kazanye uruhombo izo ni prinsipe kubira ibintu bishobora kuba ari byo ntuzakeka ko ikintu bakiroza none se reba ifi wayiraje mu nzu isipokeye imeze neza ni gute yarara hanze noneho irimo fresheri z'akayaga n'iki bugacya yazanye uruhombo nuko arangije ayirarije hanze bucye asanga yajeho uruhombo ifi ku cyumweru nawe aba yanditse gushima Imana byukusenge Manuel ndashaka gushima Imana mu rusengero iterano ryateranye abizazaho umwanya wo gushima abagiye imbere noneho abo bagore bose biyicara imbere kuri ya myanya y'imbere ni abakecuru bose nyine ubwo bicaye hafi arangije ati ndashima Imana ko uyu mugore mureba uyu imbere y'abantu ese iki uyu muramubona haguruka upepera amateraniro yumva ni ibintu bisanzwe agiye gushima Imana ati ndashima Imana ko yansuye ndambwira imbere y'abantu iteraniro n'abana bari batarajya kwiga Sunday school nabo bari bahari uyu mureba ndashima haguruka ushime upepera amateraniro arahaguruka ati guteze undi arabanza ariceceka undi yongeye yicara ndashima Imana ko uyu mugore mureba yandoze simfi ati nawe izo muwe z'uyu mutindi mu rusengero ifi ngara pasiteri abona byakomeye bifi igiye guhaguruka undi nawe arahagurutse ati we nakurose ryari ufite ibimenyetso we nakurose mu rusengero ati warandose nakurose ryari hey byagenze gute wamaye ifi iri ufite ibimenyetso narayifotoye zana iyo foto mu rusengero kugira ngo ngiye gukuramo smartphone dusanga yifotoje gatushe ifu ubwayo ntigaragara n'ijisho ryayo ntirigaragara abantu bari bafitanye bifi ingana iki gusa ariko ufite ubwenge iyo utekereje uratonekara ubwonko bwawe babushunyeho mu rusengero ubwo pasiteri yahise ahaguruka ati ndavuze ngo muzibe ntabwo turi gusaba amadini ariko ibintu byari bikabije ariko ukuntu aciye atangiye aca urubanza ati ndavuze ngo muzibe ibyo bibazo byanyu muzaye wikemurira mu bayobozi b'imidugudu ntabwo ari ibyahangaha ntabwo ari ibya hano mu rusengero mwitwikira gahunda abasenga ntibasenge ariko abagore bundi ibite byabo ariko uribuka hari ukuntu muri karitsiye ubundi hari umusaza w'umurozi uzi
cyangwa nzi umugabo w'umurozi njye n'uwundi ntabwo mugenzi we umugabo ntabwo mbizi 100% gusa numva abantu babivuga gute mugabo n'ubundi abagore rero babarozi ariko hari n'igihe usanga bro hari n'igihe usanga rwose umuntu abantu bita umurozi ashobora kuba atanazi uko gusa cyane kubera ya mashyari yo mu cyaro bakamuvuga turi hano umurozi iki n'iki se ko mu mujyi ntarabona abarozi ubu ni aba babana nabo barahaba ariko ngo umuntu ngo baramuroze kwibanaga ariko bana uburozi gukora uramuga si mwiza so ubundi burakora uburozi ubu uravuga ntibirakubaho sinakubwiye byihorere hari umukecuru we ni kasha wabwira abana ati akira agakarisitiyo uwabuhaye iyo bwumye neza aba ari gukora tesite ugakora tesite ku bana n'abakuru akagira agakora akumana abarozi bungukira abarozi ntiwamenya njyewe mbwira inyungu z'abarozi ariko buri abarozi ngo ni abakera byabuze nyine mbwira inyungu zabo maze ndayizi ndayimenya nte mbwira inyungu z'abarozi kubera umubaza wagira ngo nawe uri umurozi bungukiraye njye n'umurozi bungukiraye ariko rero ngo hariho kuroga umurozi umukecuru w'umurozi rero umwana ukoresha ubukwe nyuma yo gukoresha ubukwe gusaba no gukwa ariko mwayabiraje ate ntari narayiga gusaba no gukwa barangije abantu urabona mu muhuro haza DJ ngo aho umusore umwe mikoro ati jya kunywa kirahari atari kunywa wigengesereye ati kuko hano murahaze bihabera ati nunywa wigengeseye muri mu bukwe mu muhuro umuntu wataze woni ngise yaruwahe yaraturutse nayo yari umuturanyi Yesu avuga ati njye mu ntabwo kuri DJ za yamara kuza kihera umuntu yinywera icupa akavuga ati n'ubundi nk'abamenera original murumva ako umuntu ni intwaro umugabo intwaro uko yakebuye abenshi hari abari kubatikirira akabona icyo kunywa gihara agahita yataka atanazi wabanditse ibintu biri kugenda bite nuko wakajya ku munsi w'ubukwe itente y'iwabo w'umukobwa hari hicayemo abantu 8 ariko abahungu turanatinyuka abahungu nta kibazo tugira niyo yaba ari inkwano nasubirayo ibaze kujya gusaba umukobwa iwabo wenda se na kwa kundi bajya muri tente ahantu mu bagenda muri gadeni runaka iwabo mani nuzi ukuntu ubukwe ari ubundi ubukwe ni umuhango ukoranya abantu benshi inshuti n'abavandimwe bose imiryango abantu bose ugasanga itente ryanuzuye ubwo abandi bari gushungerera mu bahagaze hanze bari gushungera bro nta muntu n'umwe uri gushungera mu muryango ibyo mubwira narabyiboneye niciye gutya harimo se w'umukobwa harimo babagabo batatu basaba harimo se w'umukobwa harimo na nyina w'umukobwa se w'umukobwa nta n'ubaho yari nyine uwo bashatse urumva na nyirasenge n'abanyirasenge babiri abo bantu gusa umusore akamurongora se ari muto wabonaga yaramurongoye urabona ngo kwa kundi bro ushobora kuza guhigira inama kice urumva tugakubitana nano twese kugahiga tugashimana tugateretana ariko ntuzi iwacu nanjye sinzi iwacu turutse za Gakenke za Rusizi njye ndi umwana w'ikirehe tugashimana bro karavuga ati mbonye umwana utazi iwabo nawe atazi iwanyu urumva ugasanga birarabuye urumva ugasanga umujyanyi umugiye iwabo ntibanakuzi nawe ntubazi ukagira uko basanga haya ngo urushaka urubiri ugira iki njye mbona rusenye niko navuga ushaka urubiri n'ubundi birangira rusenye urumva none dushishikariza niba ugiye gushaka umuntu natwe ntiturashaka twe twimereye nka Yesu twimereye nka Yesu twe tuvuga ubutumwa bwiza ariko Yesu ngo yari afite akarema akagira akarema ngo yari afite akana yihengekanaga ku ruhande ariko njye nibaza n'ukuntu Yesu yateretaga Yesu nukuri nakubwiza ukuri ko narakubonye umutima wanjye urakwishimira ariko shawe yari kutereta ntiyari kumuva mu maso Yesu reba Yesu yigishije abantu isi yose igahinduka reba Yesu
ibitangaza byose yakoze, ibitangaza byose yumva yakoze, Yesu yabikoze mu myaka 3 gusa. Mu myaka 3 isi yose ivuga Yesu mu myaka 3. Ngayibaze akana yari bwiho umunsi umwe, isi yose igatamba bavuga ati Yesu mu myaka 3 bro man, mu myaka 3 bro man, mu myaka 3 Yesu yari umunyenjuga, yari kajuga. itinya reka tukurikirwa n'abakristo. Abakristo ko si ukuvuga ko tubane, nawe turi n'abakristo, nose ko we ntusenga, urumva man ngo arafite akaremwa kajya kihengekana ku ruhande atinda kubwira ngo abigishwa bakamubura, ngo yagaruka ati narijye gukora igitangaza inyuma kandi gusengera kandi ubwo Yesu yari umugabo, Yesu yaratwikaga kuko ahantu hose ari umusitari. Tekereza kunyura mu mujyi bose bakuramburira, Yesu ngo agatinya koga mu mbeho. Ngo yagiye ahantu mu mbeho, umugore ati akira amazi woge, iyo uhagire yatishwe turamenye tavuga akira uturenge, nyogereza hano niho ndi bushyiremo amashuka, nakwanduriza amashuka naho ibyo byo ni inzozi uri kurota. Turamenye amazi kuri uramenye nuko urumva. Dushimira buri wese kurikira abakunzi babiri, nawe utarayakunda ushatse wayakunda kuko abiri ni meza, abiri araruhura, abiri ushobora no kuyumva kungura ibitekerezo, birakora ibitangaza namwe Yesu, abiri kuko abiri yahozeho batayazi kwakurambere bacu kera cyane, abiri sayu, urumva. Diaspora, abarundi, abanyezimbabwe, abajamaika, hewe sahara mu Jamaica no ngabareba wapi, ariko ubura abantu bari relative cyane nk'aba erega n'igihe ashobora kuba ari umunyarwanda. Tubashimira cyane wowe wakoze subscribe, niwongere kuko warayikoze niwongere gukora ko utayikora, niwishima cyane. Dore nomero zacu ziriho aho ngaho, uzavuga ati bana banjye mwakira ko kunywa n'ubundi ni yare ngushobora amata, ndanda umukristo buriya urumva. Uvuga ati niwishima cyane, akanimero kaba karimo description, ariko hari n'ukuntu tuzakazamura kakajya hejuru kugira se tumeze neza ariko buriya gahoro haba hageze n'akandi kantu kajyaho. Hari igihe umuntu ananezerwa akizihirwa kwizihirwa ni ukuva kera. Turabashimira cyane ku rukundo rwanyu, murakoze cyane.